Mu isi ya none cyane cyane mu bakiri bato, kenshi usanga hari isano ikomeye iri hagati y'urukundo n'imibonano mpuzabitsina. Uzumva abantu bavuga bati niba unkunda bigaragaze, cyangwa se bakagushishikariza gukorana nabo imibonano mpuzabitsina kugira ngo mugaragarizanye yuko mukundana. Ariko se koko imibonano mpuzabitsina ni ngombwa kugira ngo umuntu agaragaze urukundo, cyangwa ni imitekerereze idakwiye, mu yandi magambo ipfuye? Urukundo ni kimwe mu bituzanira amarangamutima menshi, ariko si ngombwa ko biba bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi n'impuguke bigaragaza ko urukundo rushobora kugaragarira mu buryo bwinshi. Imibonano mpuzabitsina ikaba bumwe muri ubwo buryo, ariko ikaba atari ingenzi cyane. Umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu Robert Steinberg yagaragaje ko kenshi urukundo rugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi, ari byo kwiyumvanamo, ishyaka no kwiyemeza. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bigaragaza ukwiyumvanamo. Ni ngombwa kumenya ko nubwo imibonano mpuzabitsina ishobora kubaho mu rukundo, atari ibintu bigomba kujyana buri gihe. Bamwe mu bubatse imibano igakomera ntibabigezeho kubera imibonano mpuzabitsina, kimwe n'uko hari bamwe bubakiye ku mibonano mpuzabitsina ariko ntibirambe. Kwiyumvanamo n'umuntu ntibisobanuye ko bisaba imibonano mpuzabitsina kugira ngo mwiyumvanemo neza. Ubushakashatsi bwamuritswe mu kinyamakuru Archives of Sexual Behavior bwagaragaje ko kugaragarizanya urukundo binyuze mu guhoberana, gufatana ibiganza ndetse no kuganira biri mu bituma urukundo rushinga imizi kandi rukarangwa n'ibyishimo. Abantu benshi bamaze igihe kirekire bakundana bagiye bagaragaza ko ibyo bintu bito bito bituma bumva barushijeho gukundana kuruta uko bakorana imibonano mpuzabitsina. Inyigo y'umwaka w'2020 yakozwe na National Library of Medicine igaragaza ko 68% by'abakiri bato bagaragaje ko kumvana no gusobanukirwa ari ingenzi cyane kuruta imibonano mpuzabitsina ku bakundana. Abandi babashije kubazwa kuri iyi nyigo bagaragaje ko gupfumbatana, gusangizanya amarangamutima no kubahana ari byo bisobanuye urukundo. Abakiri bato benshi bishora mu mibonano mpuzabitsina kugira ngo bagaragaze ko bakunda bagenzi babo babitewe n'ikigare. Akenshi bashobora kubiterwa n'ibyo babona mu itangazamakuru, mu nshuti ndetse no kuri bagenzi babo bakundana. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 ku isano y'urubyiruko n'imibanire hagati yarwo bwagaragaje ko 52% by'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rushorwa mu mibonano mpuzabitsina, bigatuma kenshi rugorwa no gutandukanya ibyifuzo by'umubiri n'urukundo nyakuri. Ariko kandi gukora imibonano mpuzabitsina ntibisobanuye ko uwo muntu muba mwiyumvanamo cyangwa ngo mugire ubushuti bwimbitse. Abantu benshi bagiye bicuza kuba baragiye bakora imibonano mpuzabitsina na bagenzi babo batabanje guhuza nabo mu byiyumvo. Ubushakashatsi bwakozwe na American Psychological Association bwagaragaje ko iyo abashakanye batinze gukora imibonano mpuzabitsina barushaho kugira imishyikirano myiza kandi umubano wabo ugashikama. Kimwe mu bintu by'ingenzi cyane biranga urukundo ni ukubahana. Urukundo rwanyu rugomba gushingira ku bwumvikane. Nta muntu n'umwe wagombye kumva ahatiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo agaragarize undi urukundo. Kuganira mu bwisanzure ni ingenzi. Abakundana baganira ku byiyumvo byabo, ibyifuzo byabo, bafite amahirwe menshi yo kubaka icyizere hagati muri bo n'ubumwe bwihariye cyane. Imibonano mpuzabitsina si igaragaza urukundo nyakuri. Hari abakundana by'ukuri batabikora kandi bakabana mu rukundo rufite agaciro. Urukundo nyarwo rugaragazwa no kubahana, kwitanaho, kwihangana no gufashanya. Ese wowe byumva ute? Wumva imibonano mpuzabitsina ari ikintu cy'ingenzi ku bakundana? Siga comment yawe, kandi niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, ukore na share, tujye tubanda buri munsi mu bindi biganiro. Nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.